ntabwo umugore kumukwa miliyoni 20 ukamukorera ubukwe bwa miliyoni 30 bizamubuza kuguca inyuma kuri shoferi. Ujya ubona ukuntu tujya kuvuga ngo muri restaurant ngo ukunda iki, ngo njye nikundira ifi, sibyo? Bakahita bayica bakaguha ukarya. Ntabwo ukunda ifi, wowe urikunda, ahubwo ifi ikakuryohereza ubwikunde bwawe. Ukunda ifi uzi icyo wayikorera, wayirekera mu mazi ukayishyiramo n'ibiryo ikarya ikabyibuha ikororoka. Ariko uko wikunda urayiroba ukayirya ngo ukunda ifi, ntabwo uyikunda, wowe urikunda. Ntangajoma n'ingo ziba successful 90% ni ingo zishingiye ku yindi mibare irenze ibyo byitwa urukundo. Uko umusirikare ananirwa akavuga ngo imbunda yanjye ariko sinyirekura, urugo ukavuga uti madamu yananiye ariko nta kundi, ntabwo ndivorce. Abantu ati bararambanye we, bamaze imyaka 70. Muri iyo myaka 70 uzi kwihangana kwabayemo, uzi inshuro umuntu yumvaga bimunaniye, uzi amakosa yababariye. Ibyo rero ntabwo bishingira ku rukundo gusa, ni ukwiyemeza, kuko urukundo twese tuvugisha ukuri. Uzi guhitamo iyo baza kukubwira ngo buri mukobwa wese utekereza mu mutwe wawe niwe muri bubane, cyangwa niwe muza gukundana, sheri ufite niwe ubufite, cyangwa umugabo ushaka urota mu mutwe wawe niwe uza kuba muri, niwe muzateretanuka n'abantu. Umugabo wawe niwe ubufite. wagikomojeho kare tuganira, iyo urebye ibihugu bijijutse mu myigire bafite ikigero kinini cy'abantu benshi bakandagiye mu ishuri muri za kaminuza bakarangiza, ubona ko iby'imyemerere bigenda bigabanuka cyane. Byaba ariko kuri guhari, kuko ku mugabane wa Afurika turacyafite ikibazo cy'abantu bagiye mu y'amashuri nyine yo kwiga bakanabimyemerere. Ubihuza ute n'ikiri hano hejuru? Kuvuga ngo kugabanyuka kw'imyemerere n'ibindi bishingiye ku bintu byinshi. Harimo imbuto zerwa n'abo baba mu myemerere, harimo kandi bamwe bagenda basobanukirwa ibintu, sibyo? Ntabwo wambwira ngo Isiraheli turwanira kuba ubwoko bwa Isiraheli twese tukahita iwacu, uzajye umbwire abakristo bariyo abemera Kristo nk'umwami n'umukiza wabo ndake ni bangahe? na majorite ntibamwemera. Ubu Tel Aviv zisangira y'abatinganyi cyane, ariko se Bibiliya irabwemera ubutinganyi? Kandi bari mu gihugu cy'Imana, igihugu cy'isezerano, ariko bo bazi ukundi kuri nyine abantu batazi. Bazi ahahambwe Bibiliya z'Abaheburayo n'iz'Abaromani za mbere, bazi cyatumye Bibiliya ihindurwa kenshi. Niyo mpamvu umugani wa muvandimwe birindisha, twe twirindisha amasengesho, bo bakirindisha intwaro kirimbuzi. Iron Dome nta hantu igisasu cyaca. Uruganda bafite rukaze cyane ni urwa Rafaeli, ruba ruri bakorera Iron Dome, rukabakorera ubwirinzi bukora layers nk'atanu. Sibyo? Turiyo ni igisasu cyarenga ya mbere n'icyarenga ya kabiri. Abashinwa hari uburyo abahanga babarasa, burya ukora ibyitwa overwhelming, utumamo ibisasu nka 100 icyarimwe ukaremerera ubwirinzi, kuko buriya batunga uyu munsi bafite nka 5, kuko Abanyamerika babahaye na THAAD, bakagira Iron Dome, bakagira Aero 1 na Aero 2 na Aero 3, bakagiramo na Devil Sling ngira ngo. Ubwo bwirinzi bwose barabugerekeranya kugira ngo bukomere 5 cyangwa 6. None icyo ukora, ufata misile na drone ukarundamo icyarimwe, ukaremererwa, bimwe bigahanuka ibindi bigakomeza. Ariko kuvuga ngo igihugu kidafite imbaraga bya interceptor ku kigero by'ubuze 98%. Aya biriya ni ugukabya. Biriya bavugaga ngo ibisasu byerani bahanuye 99, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka, ariko byabaye ntabwo wabimanura gutyo. Uzarebe nk'amashusho uburyo Nevatimi Airbase yangiritse, kandi biriya nibyo birindiro bya mbere bya Isiraheli bikomeye. Abantu bakurasa bakagera kuri headquarter ya Mossad ngo nta kintu cyabaye, baba bakurashe, burakomeye. Ariko kandi urumva sinabantu wenda barashe auto air travel barasa ahantu hose cyarimwe, bafite amatagets yego, kandi bari kure.
nyine tubyite gute se, ni nko kuvuga ngo umuntu yakora ubwato butarohama. Hari ubwato butanga garanti ya 90 na kangahe ko butarohama ariko bikaba byaba. Ndi kuvuga kuri ibyo byo kuvuga ngo abantu bagenda basobanukirwa ukuri. Nyine nkuko ndi kukubwira nkakuvuga ngo civilisation yahereye aha, ariko ntabwo abantu bari bujye kubyumva, kugenda usobanukirwa bimenya, ukamenya igituma umushinwa ari we uproduiza bibiliya nyinshi nyamara adafite abakristo benshi. Ukamenya igituma Nigeria nyinshi ni made in China cyane, uyu munsi barazicapa cyane, nta nundi wabajya imbere kandi mu cyongereza. Ukamenya igituma Nigeria ifite abayoboke benshi ba Church of England, ibyo bintu nabyitayeho mbyumvishe mu ndirimbo ya Diplomate, kurusha abongereza. Nigeria ifite abayoboke benshi ba Church of England kurusha ubwongereza. Bisa biteze. Buri gihugu cyose gikaze gifite ukwemera kwacyo, kwanza tunabihera. Ntabwo umuhinde ntabwo amuzana uko kwemera kw'abaromani ngo kumuteremo ukubonye. Ntabwo umushinwa wakumuteramo uko abonye, ntabwo bishoboka. Ntabwo umurusiya bikunda, afite abaorthodoxe biwe, basigara bakeneye kubye exporting. Bazajya batwe exporting aho kwemera, banatwe exporting aho ibyo twambara, banatwe exporting aho ibyo turya, kugeza umunsi tuzamenya ko Imana batuzaniye ari yacu, bahinduriye izina n'uburyo ikoramo kugira ngo dutakaze Imana yacu tuyoboke yabo. Noneho babone uko badukoloniza. Ubwo birasubiza cya kibazo cyane n'ubunere nakubajije nti iyo tuza kuba turi kaganga tuba twe exporting umuco wacu natwe tukawujyana hirya cyane. Ku exporting umuco harimo izo mbaraga, influence ufite mu isi niki. Iyo tuza kuba nk'uruhugu runini rufite population nini, rufite idini ryarwo cyangwa kwemera kwarwo, rufite ibyo ruhisi, twari kujya tubazanira ibyo tubazaniye n'idini n'imico niki. Uyu munsi abantu baba bashayaya mu isi abari benshi cyane. Dufite abantu baza gusura ibirenge bya Ruganzu n'ibindi bintu bishingiye ku muco nyarwanda, Ryangombe, ry'Ababinganya, Bingi. Tuba dufite abantu, iyo tuza kubona abantu babwiriza ibyiza byabo, ariko umunsi umuntu abivuze atavuga ati aha uraza kubireba wowe wabivuze. Umupfumu uri kujya kubakure, hera kuri wowe uri kubyigisha, uraza kubona muri comment ntacyo bintwaye, uraza kugabaho ibitero, ntacyo bakwita Antikristo, ndamurwanya dupfikira, barakwita blasphemous, bisobanura utemera Imana. Ariko nicyo cy'ubwoba cyashyizweho ni Imana ndayemera. No, bo bigisha Imana mu buryo, bigisha Imana mu buryo bw'iterabwoba. Imana nyine bayigize igikoresho cy'iterabwoba, kandi Imana yakaba yari inyembabazi, akaba yari Imana nziza. Uzarebe nk'aba bantu bakira ibi byitwa bagiraga ibigirwamana, ni Imana itanga urubyaro, ni Imana itanga umusaruro, ni Imana y'izuba niki. Utayisagarariye nibyo yatangaga. Abubu rero barigisha Imana yica, Imana ishoza intambara, Imana itinyitse. Watinya umubyeyi wawe? Umubyeyi uramwubaha ntabwo mutinya. Bigisha Imana mu buryo nabo ari anti campagne kuri yo. Ari uburyo buri anti campagne. Iki kiganiro kibaye ikiganiro cyiza mu buryo butunguranye, kuko biba buri mu buzima bw'abantu. Netereza ko ni impact mu gufasha abantu guhindura imyumvire. Teka wikwiriye kuva mu bintu batubwiye ni iyihe ku banyarwanda badukurikiye? Ntawe ngamije kuvana mu kwemera kwe, buri wese ibyo yemera akomeza byemere, ariko buri wese agerageze gukomeza gushaka ubumenyi bwisumbuye ku byo asanzwe azi cyangwa se ku byo yemera. Cya kabiri, abantu nyine ntibakaryoherwe no kuba abacakara b'abanyamadini. Mu banyamadini harimo abarozi baje kuturoga. Umurozi ari umugabo ujya wita ngo n'abarozi bavuye ishyanga kugira ngo twe twibure. Noneho abantu ntibacukumbure, kandi abantu badukurikiye benshi barasomye bazi ibintu, bajye kureba mu by'ukuri bavuge ngo bibaze ibibazo, kuko nibwira ko abize filozofiya kwibaza ibibazo no kunyoterwa kugira ubumenyi ni ishingiro ry'ibintu byose. Noneho batangire bibaza ibibazo, kuki ari byo twemera, kuki bari byo twigishijwe. Ese iyi Bibiliya dufite niyo verisiyo ya nyuma? Icyo nicyo kintu cya mbere kitemewe. Iyo critique ntabwo yemewe. Kuki iyo utangiye gukritika batangiye guhakana? Oya, ntajye gukritika ngashwane na pasiteri, wajye kubishaka. Kuki hari verisiyo ya Bibiliya niyo ya mbere? Bibiliya ya mbere se kuki itagihari? Habaye iki? Korowani kuki hari aya zamanutse nyuma? Kuki aya zitaziye rimwe?
kuki imbere isilamu iza kunywa inzoga byari byemewe? Mm. Urumva byari byemewe se cyangwa uri kwibaza bisanzwe? isilamu mbere kunywa inzoga byari byemewe, kumbi ntabyo uzi. mbere nka ryari? Mbere Mm. byansaba kongera kubi fact checkinga, isilamu iza ntabwo yabuzaga inzoga. Buriya ukuntu byari bimeze, ahubwo abantu baranywaga bakibagirwa kujya gusenga bisindiye. No gusara ntabwo abayisilamu basaraga 5 ku munsi, oya basaraga inshuro zirenga izo. Byahindutse nyuma. Byahindutse nyuma. Abantu bibaza ibyo bintu bagira amatsiko, noneho ba challenging ibyo bazi. Tuzabona abantu benshi badushyigikira cyangwa se bumva icyo kintu cy'uko aya madini ari mabi rwose. Yego. Ni ibyo ngibyo ni inyigisho zikomeye cyane tuganiriyeho, ariko nanone ni ndetse abantu bakwiriye kumenya, kuko ikintu kitumvwa n'abantu babashije gutuma hari ubwenge runaka babona batangira kubikritika bikaba byazamo ibibazo, ikintu gishobora gutuma mu miryango itandukana cyangwa bitateza imbere urukundo nk'uko wabivuze uvuga uti by'urukundo byo nta biriba abantu wa mugani batekereze. Biba byiza n'iyo umuntu yihitiyemo akavuga ati bino bintu mbirimo kubera ko mbizi muri ubu buryo. Ubona ko ikindi kintu utanakomojeho, abenshi muri iyi minsi bari mu madini bitari ku mahitamo yabo, bayarimo kuko ari ahantu bavukiye. Se watangira kwiga ikintu uri ku myaka 0 kugeza ugejeje mu myaka tuvuge 25 ukaba utazi ahandi kuntu bigenda, urumva hari ikindi kintu wakemera. Kandi wa mugani wanagendeye no kuri ubwo bwoba wavuze gukanga no gutinyisha abantu bavuga bati nukora ibi bizagenda gutya, nudakora ibi bizagenda gutya, ugasanga ni ikibazo gikomeye. Ugize kuganira ukomoza ku bijyanye n'imibanire y'abantu, turi kugana ku musozo. Buryo abantu ntaba ndi umuhungu uri mu Isilamu nkajya gushaka umwadeperi ngo bamumpe, ni ubukwe abantu bakunze guhura kugira ngo baganire. Ariko utekereza iki ku bijyanye n'ubukwe muri rusange, nk'igitekerezo n'ukuntu abantu babana? Urabona iyi myanzuro yafashwe na Rwanda Revenue, nubwo basoboneka atari ugusoresha ubukwe, avuze ko ari ibikorwa bitandukanye byo kwishyura imirimo ibyara inyungu ibera mu bukwe. Abantu bakavuga bati se niba business ya Peter afite company igufata amashusho, Sora agatanga IBM, kuki umuntu wagaburiye abantu bari mu bukwe watatanga IBM agateza imbere igihugu? Kuki umuntu wambitse abantu, dore ko baba banafite n'amafaranga menshi, niyo business ikora, bukwe buraba kandi buba ku biciro byo hejuru? Niba ari umuntu ufite amatente wakodesheje, kuki watakishyura? Igitekerezo cya mariage mu Rwanda ubitekerezaho iki? Ko mbona uko umwaka ushira, uko imyaka ishira indi igataha, bigenda bikomeraho kugira ngo byorohe. Ikiguzi cyo gushyira umwana mu mago, nkoresha iryo jambo ry'imihanda, ni ijambo ry'imihanda, ni slang, ko gushaka umugore ikiguzi kiri hejuru cyane, n'icyo kubaka kiri hejuru, n'icyo gutereta kiri hejuru. Ibintu byarahindutse. Kera gutereta byari ubuntu, uyu munsi gutereta birahenze. Kera ku mukobwa, umukobwa yararambagizwaga akita ku mico y'umuhungu. Uyu munsi mbere yo kumenya imico yawe amenya nigira neza abudura ukora iki, winjiza iki, bikaba akarusha amenye isoni nde nikazitunga cyangwa nundi. Okay, hakiyongeraho ikindi kintu, ararekura se kuba yafite ntibihagije, ararekura cyangwa ni nyirakiguna. Ibyo bikaza gutereta byarahindutse. Ubukwe rero nabwo bwarahindutse. Umubano ndumva ari ukugura, sibyo cyane. Mu guhinduka rero byose bijemo business na forma y'ubukwe yarahindutse. Ibintu biva kuvuga ngo masenge harakora ibi, anko arakora ibiyo, hazamo abafite impano ziza bagurisha. Ubukwe nabwo tubugira ikirori nk'ibindi, kurenza kuba umuhango. Tubugira show, tubyite gutyo. Rero bibayemo show, uriya show afite kuba ufite amafaranga ugatanga show, ikibazo kiri show ntisigana na business, kandi business irasora. Show ntisigana na business, kuko kugira ngo utange iyo show urashora amafaranga ku bantu bari buze. Ibyo bintu byose byagiye bikuza ikitwa ubukwe. Yenda kubwiza ukuri ko abajene benshi bakoresha ubukwe amafaranga bataranatunga na kimwe cya kabiri cyayo, kuko n'umuntu
utaratunga miliyoni 10 koza ubukwe bwa miliyoni 20. Mu gupanga bije wowe Abudura uri gupanga ubukwe ufite miliyoni 5 cyangwa ufite 3 ugapanga bije ya miliyoni 15. Muri zo harimo ideni bikazafekita uko uzabaho mu rugo n'ibindi. Leta kubizamo rero byo ndabyita ikintu kizagira n'inkota ya mujyi abiri. Bizabamo ibintu byiza, icyambere abo bazasora leta ibona amafaranga, ariko automatically igiciro cy'ubukwe kireta kizamuka kuba zakomeza kubukora muri forma babukoragamo ntibagire n'icyo bahindura. Igiciro cy'ubukwe kireta kizamuka, igiciro nikizamuka bamwe igihe bari kuzarongorera kizatinda bashaka kumitinga cya giciro. Mugana niba umuntu yarwanaga no kugeza mu myaka runaka kugira ngo azabagejeje miliyoni 15, ubwo niba zibaye ubukwe bwari bwagaze 15 buzaba 20 cyangwa 18. Ubwo igihe cyo gushaka za zindi 3 uzaba utinda kurongora. Mu gutinda kurongora bamwe bazatandukana, ubukwe buzigira inyuma, bamwe bazabivamo bazajya mu butinganyi, abandi hazaba ibintu byinshi, hakaba n'abahanga bazahindura forma y'ubukwe. Nge ntegereje kubona ubukwe uri kubona nk'ubusitani turimo hano bw'abantu umuntu azajya akora ubukwe tugatangira kumenyera ubukwe bw'abantu 30 nta mpamvu ya covid, si ngombwa covid. Ugapanga ubukwe ukamenywa n'abantu bake, ubwo abandi bagahitamo kubujyana mu cyaro aho buza kuba ubw'umuco bwa bene wabo. Tugiye kubona nyine impinduka nyinshi, abantu mu gukopinga n'izi mpinduka hazazamo creativity nyinshi, abakora creativity yo guhunga imisoro, creativity yo kuzana na innovation ibyo kureba uburyo ubukwe bwagenda neza kandi budahenze. Abari buvuge bati ariko n'ubundi burahenze amafaranga ndayafite reka hahire rimwe, kuko hari abantu badafite icyo bahomba bafite amafaranga sheke. Uru Rwanda rurimo amafaranga menshi. Twebwe nko kubivuga, iyo umuntu ari kubivuga abantu bavuga ngo uranshinyaguriye, nge ntayo mfite, nyine ntayo ufite, nanjye ntayo, nanjye birankomereye. Ariko u Rwanda rurimo abantu bafite amafaranga, abantu bafite amafaranga. Hari umuntu mu minsi yashize baramwibye amafaranga menshi kuno ugura ibintu online. Turahura mbona ntambe hafite, nimubwira ngo amafaranga menshi wumve menshi hafi miliyoni 100, mbona ntari no gutitira ntari kugwa. Yewe I was expecting urumva n'umuntu mwiza nyine, I was expecting ko ahubwo ari muri koma, numvaga nababaye nge nazanye n'amarira ayo mafaranga atarayanjye. Noneho nyuma mbiganiriza undi muntu nyine ndamubwira kanaka byagenze gutya, sha yarahombye amafaranga angana gutya, ariko nabonye akomeye mu mutima. Uko yambwiye ati yo ni imitekerereze y'abakene ku rwego rwawe, ati buriya niba yo bamutwaye atari 1/10 cyayatunze, ubu mutwe wamaze kumwereka hazava ndi, niyo mpamvu wasanze atikubise hasi nkawe. Tako wowe nyine ubu kiri ku rwego rw'ibihumbi 100, 200 bayatwaye uburangiye. Ati rero hano mu Rwanda harimo abantu bageze ku rwego rw'amafaranga, binjiza amafaranga wowe urota ukumva ni nk'inzozi. Reka ngo urugero, ejo hari umugabo umwe mu bakire ba hano mu Rwanda nikondera witwa Munyakazi Sadat, yatwitinze yereka Rwanda Revenue ko muri uyu mwaka ushize, sibyo, mu mwaka umwe gusa yinjije mu isanduku ya leta asaga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Iyo ni imisoro yatanze mu isanduku ya leta, ubwo harimo imisoro, harimo abari utuntu twinshi, reka tuyite imisoro kuko yageze mu isanduku ya leta. Ayo mafaranga uyabaze ku munsi, buri munsi yinjiriza leta miliyoni 2,777,000, sibyo, buri munsi. Ayo nayo yinjiriza leta. Ayo mafaranga yinjiriza leta uyu munsi, uza abanyarwanda dufite bazapfa batayakoreye. Rero hano turabafite bafite amafaranga ariko si benshi. Kandi ubwo nimba winjirije leta miliyoni 2 ku munsi, bivuze ko urumva yinjije angahe? Tuvuga niyo twabarira kuri 18% by'umusoro ku nyungu, birumvikana ko ayo winjije ari menshi kuri uwo munsi, ni menshi cyane, kuko ntabwo watanga umusoro 1/2, ntiwanatanga 1/3, ni nka 1/6. Rero niyo mpamvu nakubwiraga ngo mu Rwanda hari amafaranga, hari n'abantu bafite amafaranga koko, n'abandi bantu twihumuriza amafaranga.
abo nibo bihumuriza ku mafaranga ari kuvuga. Eh, Abo ngabo barahari, bivuze ngo n'ubundi gikorwa. abo bukwe bazabukora. Hari abantu hari n'abana bazi kuyashaka nyine bayabonye bari bato, bazabukora buhenze koko, ariko hari abandi bari bite bahindura formule y'ubukwe. Umuntu akubwira ati igirane ntituri inshuti, ntuzanzire mu bukwe utarantwerereye. Abantu bahindura umuco, gusa uwo muco ndawushyigikiye, wo kubyuka ukaza gutesha abantu umutwe no kujya kunenga nyuma. Sindabona ubukwe abantu bashima bati sha bwari ntiyaburamo utunenge, kandi umuntu yakoze ibishoboka. Hari abazahita azana akavuga ati reka nkubwize ukuri, kwinjira mu bukwe bwanjye ugomba kuba waratwerereye. Kwanza hari nigeze kubibonamo kwa Papa Sava, bakinnye akantu kameze gutyo. Uriya abahanzi n'abahanuzi, ibi bintu biri kuba hari abahanzi benshi bari barabiririmbye barabirebye, akajya avuga ati wowe watwerereye angahe, we mu gihumbi, mu bushera hariya. Iyo sisiteme abantu bakabimenya, abandi bagahitamo gukora ubukwe bw'abantu bake cyane, abandi bakabujyana mu cyaro, abandi ntibanabukore. Ariko izi mpinduka zo zizazana izindi ariko se ikijyanye n'umubano w'abantu mu kubaka umuryango urimo urukundo bihura bite no gukora ubukwe buhenze? Ubukwe nta hantu bihurira n'urukundo no kugira urugo rukomeye, n'umubano n'urugo rwiza ntaho bihurira. Ntabwo umugore kumukwa miliyoni 20 ukamukorera ubukwe bwa miliyoni 30 bizamubuza kuguca inyuma kuri shoferi. Nawe kuba umugore wawe ari Miss Rwanda, nyina ari mwiza nka Miss, mutagira ngo kuvuga ngo nimba urarongoye Miss Rwanda mbije, oya, ko ari mwiza kurenza abanyarwandakazi bose, ukaba waranamukoreye ubukwe bwiza bw'ikizego, ntibizamubuza kugirana ibihe byiza n'umuzamu wawe. Nta hantu bihuriye ubukwe bw'ikizego n'uburyo abantu bazabana, ntaho bihuriye. Uko abantu babana bihura n'imyitwarire. Njye nemera ko nta nubwo mbara ko maze n'urugo ari urukundo, narwo rushobora kugiramo uruhare. Urugo ni engagement, kwemera ngo niyemeje ibi, ukarwanira ibyo wiyemeje. Uko umusirikare ananirwa akavuga ngo imbunda yanjye ariko sinyirekura, urugo ukavuga uti madamu yananiye ariko nta kundi, ntabwo ndivorce. Abantu ati bararambanye we, bamaze imyaka 70. Muri iyo myaka 70 uzi ukwihangana kwabayemo, uzi inshuro umuntu yumvaga bimunaniye, uzi amakosa yababariye. Ibyo rero ntabwo bishingira ku rukundo gusa, ni ukwiyemeza, kuko urukundo twese tuvugisha ukuri. Uzi guhitamo iyo baza kukubwira ngo buri mukobwa wese utekereza mu mutwe wawe niwe muri bubane, cyangwa niwe muza gukundana, sheri ufite niwe ubufite, cyangwa umugabo ushaka urota mu mutwe wawe niuza kuba muri niwe muzateretanuka n'abantu, umugabo wawe niwe ubufite. Ariko kubera ko ari engagement, hari igihe ureba ukavuga uti no, utinda mu nyamugacyura amagufa, twagiye ndiyemeje, nitabyara inyana izabyara ikimasa. Uretse ko n'ubukwe no gushaka umuntu mubana ntabwo ari ukwirebaho gusa, no kwirenga kuvuga uti nkeneye no kugira umuryango, nkeneye no kugira abantu bagomokaho. Hari ibintu byinshi byo kubara, niyo mpamvu nakubwiye ngo si urukundo. Nujya kureba umuryango, ariko ntabwo urukundo niko gace gato. Abantu babyita ngo ni urukundo, ngo nicyo gice kinini, barabeshya. Iyo abantu nzi baba bakundana n'uyu akagashaka uyu nguyu, abo babita umutima afite uyu nguyu. Yego, hari n'abantu batunga imitima ikunda abantu benshi, polyamorous, kandi agatunga umugore umwe, ariko uburyo ameze afite ubwo bushobozi bwo ari polyamorous, nyine ari polyamorous, aba muri byo twita polyamorous, afite ubushobozi bwo gukunda abantu batandukanye nuko yimereye, sibyo? Ariko amahitamo y'akabuyo, iyo umuntu agiye gushaka hari analyse nyinshi. Nk'abagabo dupfa mbere, nta gitangaza ko umugore yapfa mbere yawe, ariko uburyo abagabo tubaho tugenda mbere. Tutekereza ukavuga ngo harya nk'uyu mugore ndamutse mpfuye mbere ye, cyagenda utabana dufitanye abana 2 cyangwa 3, ukahita umwibuka muri mu kabari, hari hagasigara cheers nyinshi no gucya n'abasore benshi, kari pase ya kanaka kuba kigira bimwe bya pase, kana wera muhawe na kanaka, kandi bindi ubwo gahunda y'ubukwa abajene benshi ahita yisimbuka. Iyo ni imasha abagabo bakereye mbere yo guhitamo umuntu w'abantu.
ariko wandi wamureba ukareba umubwira uti sheri vayo mu rugo wihuta, ati oya ninza mu rugo burije sinduhuka neza kandi mu gitondo mfite akazi, ihangane bebe. Ukabifungaho umutwe, ejo ukongera ati oya. Ejo wajya kubona ukabona mu kazi ukajya nk'akorera, yagize amahirwe ko wajya ukabona uburyo ari strict ku kazi, uburyo akumva. Ejo ukumva bari kumuzamura, ejo ukajya wumva afite inzozi ndende, ariko bebe ntabwo ndi wingurira iPhone ya miliyoni 2, ndi guteganya gushyiraho masters umwaka utaha. Wakumva inzozi atari ko buriya nubwo uba aho burya engagement naho ziva, ukahita uba ari umuntu nyine ugatekereza kubera ubwoba bw'ahazaza kona yasubiza ubwoba bwawe, sibyo? Iyo bigenze uko wabitekerezaga bishobora no kudakunda, ariko ni nk'uko washora ahantu. Ibyo abantu babeshya abantu ngo habanje urukundo, urukundo se bikunda gute? Nuko hari wabwira abantu ko turi gusoza kandi byafata umwanya tukiganirira fish love. Ni fish love ibaho muri ibyo bintu. Ubwo fish love ni kimwe magambo make. Kuno nyine ujya ubona ukuntu tujya kuvuga ngo muri restaurant ngo ukunda iki, ngo njye nikundira ifi, sibyo? Bakahita bayica bakaguha ukarya. Ntabwo ukunda ifi, wowe urikunda, ahubwo ifi ikakuryohereza ubwikunde bwawe. Ukunda ifi uzi icyo wayikorera, wayirekera mu mazi ukayishyiramo n'ibiryo ikarya ikabyibuha ikororoka, ariko uko wikunda urayiroba ukayirya ngo ukunda ifi, ntabwo uyikunda, wowe urikunda. Twebwe n'ubundi ibyo byingo n'ibindi, habanza uburyo twikunda tukareba abadufasha mu bwikunde bwacu, ahubwo nibwo nyuma wenda twaganira ngo urukundo rw'ukuri ni iki rubaye rushoboka. Rurahari nabivuze, ariko ni rwo ruke. Na engagement n'ingo ziba successful 90% n'ingo zishingiye ku yindi mibare irenze ibyo byitwa urukundo. Hanyuma mu gusoza, uratera inzuzi ukabona ahazaza h'urukundo mu Rwanda ari ahahe bitewe n'iyi myanzuro ifata, cyane cyane ku basore nka Peter bavuze bati rwose byo gukora igikwe byo gukora igikwe ntabwo ari ibintu byacu, noneho sosi mugani wanjyemo inshinshi ahazaza. Ibi bintu biri kutuganisha he? Uko byagenda kose urugo ruzahoraho, abana bazavuka, abantu buriya hari ibintu utapfa guca ngo bikunde. Umuntu uvuka ubona sekuru, abona se, abona nyina, abona gutyo, azabitekereza. Muri kwa kwikunda dukenera n'abadukomokaho. Buriya hari n'abantu ibintu byinshi turwanira, twari ibintu byo kuvuga ngo nimara gupfa sinzapfe buheriheri, tuvuga ngo kwa kanaka se mpfuye ibi bitabaye we, reka nsige inzu nziza. Ari n'utekereza nsige urubyaro, nsiga abana. Abantu ntabwo bazarekera gushaka, abantu ntibazarekera kubyara. Imiryango izabaho, imwe ibe hihamye, indi senyuke, indi huzagurike. Imiryango izahoraho, ariko hari ibibazo byinshi umunsi bibangamiye imiryango. Ibihe biri imbere bijyanye na situation zihari, tuzabona imiryango myinshi ifite ibibazo, ariko hari ibyakorwa. ikintu cya single momming, abantu bavuga bati kuri ubu ngubu noneho ababyeyi tugiye gutangira kubona abantu bavuga bati ndabona agejeje tuzababona ari benshi cyane, tugiye kwibyarira umwana no kubushakira ababyara batewe inda. Hari abo dushobora kubona baza no babyara ku bushake. Bizongera izo single momming. Hari abana bari mu miryango byonyine ibibera mu myitwarire ya se n'iya nyina bituma bihirwa n'urushako, sibyo? Uwo mwana ntabwo azifuza kubaho nka nyina niba ari umukobwa, ariko bya bintu nakubwaga ngo kugira ishyaka ryo kugira abamukomokaho, azabyara avuga ati nshaka umwana ariko urugo sindushaka. Ni bibi, ariko bizaba nyine avuga ati reka nshaka icyiza kurenza bya bindi. Hari abandi bazisanga bijyanye n'umuco uburyo uri gucika n'ubwomanzi bwiyongera, abyara atabiteguye nyine. Nyuma yo kubyara atabiteguye na nyuma asange avuga ati kugira umuntu azamaritirete umwana wanjye n'ibiceri mbifite, reka nite ku mwana wanjye. Hari abandi badashaka ingo nyine kubera n'ibyo byo guhenda bizaba, bazajya bavuga ati icyamaho mbyara, noneho guhunga inshingano byo bireze, sibyo? Noneho ibyo bizarushaho kwiyongera, single momming izarushaho kwiyongera. Ukwiri none ahubwo nko mu myaka 50 iri imbere bizaba yari kubye kenshi. Bitari ibintu bikiri nk'ayacitse amabere, ari ibintu byafashwe nk'ibisanzwe. Naho simbitekereza ko bikiri nk'ayacitse icyo. Se biracyagutera kubona umukobwa wabyariye mu rugo, biracyari ikibazo. Ubona ngo bya inka yacitse icebe, cyangwa umuhungu ukubwira ati mfite, none abahungu hari n'abasigaye atinyuka kuvuga ati mfite abana 2. Umuntu ageje abana 3 ku bagore 3 batandukanye, umutegerejemo ko ashaka umugore ashaka iki?
niyo si turi kujyamo bizajya bibaho. Mm. Gusa njye nakankuraje abantu gukora imiryango, ahubwo ntibakore imiryango byo guta umwanya Mm. agakora umuryango nyine yashyizemo imibare. Mm. Njye ndabishyigikiye rwose, ababara imibare mu rugo ndabishyigikiye. Yego. Kora umuryango ubara uti njyewe uyu muryango ndawushyiramo ibi, Mm. ariko ibyo nshyiramo ntabwo mbijugunye mu by'ukuri. Ntuze mu muryango uri icyonnyi ufite ibyo uje kona, utekereze kuri contribution yawe, unareba umuntu wayigarida, cyangwa uvuga uti ni complementarity, arazana ibi nzana ibi, ariko umuryango urakenewe. Urakenewe, uwo mwana ufite papa na mama bari kumwe, byanze bikunze hari icyo arusha umwana utabafite bombi, uko Ibyo ni ukuri. byagenda kose Mm. amahirwe ahari. Ndagushimira cyane. Wakoze cyane. Mm.